Aba bombi ubushinjacyaha RIB bwabataye muri yombi bakekwaho kuba bakora ibyaha byinshi bigiye bitandukanye. Ni nyuma yo kuba bagenda bashirwa mu majwi n'abantu benshi bagiye batandukanye, bakabasha kuba babihanangiriza bavuga ati bantu b'abatekamutwe, bantu mugenda mubesha abana ko mufite akazi ntimukabahe, ati igihe muzafatirwa mugomba guhanirwa bakwiriye, dore ko hari n'abandi benshi cyane batabashije kuba babona ariko bakaba bafashemo abantu babiri. Umwe ni umusore ufite imyaka 27 y'amavuko, undi akaba afite imyaka 31. Rero ubushinjacyaha RIB bwabashije kuba bwabafata, dore ibyaha baba cyangwa se bakekwaho ibyaha byo kuba babesha abana akazi cyangwa se abantu muri rusange akazi, ko bafite akazi bagakora n'urugomo bambura abantu. Si ibyo gusa, babesha abana b'abakobwa bakabasha kuba babakoresha ubusambanyi cyangwa se ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye. Rero ubushinjacyaha RIB bwabashije kuba bwabata muri yombi bubabwira ati n'abandi barebereho, ati nta muntu tuzigera tugirira impuhwe uwo ari we wese uzagerageza kuba yakora ibihamanye n'amategeko, ati dore ko ubu bujura cyangwa se ubu bujura bukorerwa ku mbuga nkoranyambaga bumajije kuba bwatera intambwe, bumajije kwiyongera. Ati rero natwe tugomba kubahanira urubakwiriye, tukabasha kuba twabashikiriza aho mugomba kujya. Ati ibyo bintu byo mwaba mwitwaje byo kubesha abantu ko bafite akazi kandi namwe mwarakabuze, ati hanyuma mukabasha kuba mwabajya utwabo bagasigara barira, ati ntabwo tuzihanganira rero ibyo bintu mukora, dore ko atari na byiza, ati mugomba guhanirwa urubakwiriye. Rero uribaza ati se aba bantu baba ari abahe? Dore ko ari abo mu mujyi wa Kigali babashije kuba babatahura, bakabasha kuba babafata, bakavuga ati tubajyane kuri RIB kugira ngo babashe kuba bavuga ukuntu babikoraga, babashe kumenya n'uburyo babasha kuba bafata abandi bagenda bakora nk'ibyo aba bakora, dore ko bagiye bivugira ati twebwe twari twaragiye dupanga ko tugomba kuba twagenda tubesha abantu kugira ngo babashe kuba baduha buri kimwe cyose. Ati nk'abakobwa bo twarababeshaga ko bagomba kuza mu kazi, ati batugeraho tukabakoresha ibyo dushaka byose, ati barangiza bagasubirayo, ati akazi nako batakabonye. Mwumva ko rero hari ibintu bibabaje bakoraga bitari byiza cyane, ariko ubushinjacyaha RIB nicyo mbukundira, bwabashije kuba bwavuga ati rero aba bantu bakoze ibintu bigiye bitandukanye bitari byiza, ati tugomba kuba twabahana kandi by'intangarugero, ati ku buryo n'abandi bose batazigera bavuga ko ibi bintu atari byiza. Rero ubushinjacyaha RIB rero nibwo nako bwakomeje kuba bwakihanangiriza abanyarwanda muri rusange, rubabwira ati mugomba kwitonda mukaba maso, ati abantu bababesha ngo babarangire akazi atabo baba bababesha, ati mugomba kumanza mwamenya buri kimwe cyose mbere y'uko uva aho uba, ati ukabasha kuba byaba ngombwa ukabasha kuba wanabaza polisi, ukabaza ati se aha hantu bimeze bite ibiki, kugira ngo babashe kuba bamenya ngo kuko ahantu hari akazi haba hazwi. Rero bityo rero bizagabanya kuba haboneka abantu bagiye babesha nka gutyo, bikabasha kuba byabagiraho ingaruka zitari nziza.
Rero nshuti twakomeje kubana mu kiganiro, aya yari amakuru agezweho, muyagezwaho na Benjamin, mwibutsa ko niba utarakora subscribe yikora kugira ngo ibintu biganiro byiza tuba tubagezaho bizobageraho ku gihe. Ndabashimiye, Imana ibarinde, ndabakunda cyane, ciao ciao.